ariko se salary yizazamuka kuri uruhe rugero? Erega ibintu byose ni equation iri simple. Ni ukuvuga ngo reka turebe tujye muri logic dukoreshe Morgan's law of equivalence. Sibyo? Simple. If this implies that, it means this also implies this. Ni ukuvuga ngo niba kugera muri 2030 buzaba ugeze kuri 20 salary zabizamutse ukangana iki, inflation zabingana gute, ibyo ni ibintu biri simple, ntabwo bisaba rocket science. Ariko ntimubona ko ntabwo bijyana, ntabwo bijyana urumva ibi bintu inflation, market inflation bisobanuye yuko ubwabyo hari na salary nayo ifite ibibazo bindi. Na eske salary zizazamuka kugero kingana iki kugira ngo n'amafaranga azamuke? Kuko niba nzakora mu mafaranga yawe nkakuramo 10%, urabyumva neza, nanjye 10%, eske productivity level yabyo ariko ibintu kandi buri mwaka azajya yongeraho 2%. Ni ibintu binyuranye kuko umushahara ntuzazamuka. Mwarese tukitiza iminota kuri 10. Nta kibazo kuko hari yes. Tubabarire tubanze twumva ubutumwa. Ngabirano ndashaka mbaze ikintu kimwe. Kugeza muri 2030 umushahara icyo tugomba, eske projection dukora imeze gute? Dushingiye kuri inflation iri hano no munsi, tugashingira sibyo kuri production capacity, dushobora gukora projection tukareba ko umushahara icyo gihe uzaba ushobora kuba yongeyeho 20%. Simbibara, simbihamya. None se projection wareba uko byagenda kose, wareba no myaka ishize. Mu myaka ishize ushobora kureba mu myaka nk'icumi ishize hari umuntu wahembwaga amafaranga agihembwa muri iyi myaka n'ubundi akamara imyaka 10 ahembwa amafaranga. None se iyo projection igiye kuzaba hasigaye imyaka 5, muri myaka 5 umushahara uzaba wahindutse cyangwa uzaba umeze nk'uko umeze magingo yahubwo ibibazo byawo bizaba ari byinshi cyane kurushaho. Sibyo? Hari ikintu rimwe abantu nge maze iminsi nganira n'uyu muvandimwe wanjye Mutabaruka, mubwira nti ibi bintu by'ubukungu abantu nibatabyitondera, nibitonde babirebe kuko ubukungu n'uburenganzira bwa buri wese, buri muntu hafi. Niyo mpamvu wumva mu gihe wa Kigali duha ubutumwa avuga bati mutanga ibitekerezo byo mwifuza. Ibi bintu ndashaka mbwire dear economist dufite, mwebwe ni mwivane mu mwenda wa politiki, mugira inama, advise the politician ku bintu bishobora kuba byakorwa. Rero nisabira ikintu kimwe, hari burya hari sinakubwira aba bantu mbakunda kubi zanaribonye z'u Rwanda, mwadufashije mukaza mukareba iki kintu ko mufite ubushobozi bushobora ku advising abantu. Nje ndisabira muzehe Tito n'abandi mukorana, izi nararibonye z'u Rwanda mwabonye byinshi, mufite ubuhanga bwinshi, mwabonye byinshi, turabasabye save the situation. Bashobora no gukora n'abarimo baza kaminuza, abarimo ba kaminuza bo bafite ikibazo kuko ni uzarebe nta na hamwe bagaragara. Bakabe ubundi kaminuza uyu munsi bakabe baduha ibisubizo, nibo bakabe bakora paper, bakabe bakora petitions, bakabe bakora, ariko they are seated there. Abarimu ba kaminuza cyane cyane inzobere mu by'ubukungu zivuga zishingiye kuri politike y'igihugu aho cyerekeza. Uzasanga hanini batinya kuvuga ku kintu kinenga polisi ya leta, ariko reka government policy ntabwo baba bashaka kuzinenga, ariko ngabirano reka mbabazi bikandagira s'il vous plaît. Abanyapolitike ibingibi ukakubwira ibingibi bisukunenga, ibingibi icyo nkubwira ni kimwe, mvuze yuko igitekerezo cya mvuze ibintu bitatu kuri RSSB. Icya mbere kuba accountable na transparency muri investment bakora, no kwirinda ku investinga muri high risk izo bazerekere private sector. Sibyo? Kuko rero amafaranga buriya uzi ko umwuka duhumeka wose, ngewe ndabikubwira yuko ubu ngubu kubera umuco muke tudafite, niyo mpamvu nkangura abantu kujya muri ejo heza gukora ibiki bakizigama. Twebwe amafaranga, ikiguzi cy'amafaranga kiri hejuru cyane. Reka nkubwire, ushingiye kuri inflation ukareba ibisabwa kugira ngo umuntu abone amafaranga already yahabwa amaze guhomba. Ariko nta muntu bibara ngo barebe yuko kugeza uno munsi dufite ikibazo. Rega na banki tuzazizaho. Ibi bintu by'ubukungu ni ikintu niba hari ahantu dukeneye kwitondera cyane mbere yuko agatara gacana umutuku. Twirinde gufata amafaranga ngo tuyashore mu bintu tutazi, kuko hari igihe bishobora kugera ugasanga bibaye crisis itarabaho. Rero igishoboka ngiki cyoroshye cyane, nta wanze kubira bintu ko abantu bareba uburyo bakongera amafaranga abantu bafata. Ariko bigeza ahangaha gute? Ese investment zikorwa izo amafaranga agaruka kajya kuri no angana iki?
uyu munsi wa none hari ikintu abantu batazi. Ntutekereze yuko amafaranga y'ubwizigame bwawe bw'igihe kirekire ubyumve ntabwo ari amafaranga aba abitse aho ngaho gusa, ni ku isi yose abazenguruka aracuruzwa. ariko kuri urundi ruhande nabwo ushobora kureba aya mafaranga bazaba mu bwiteganyirize bw'abakozi bwa pansiyo, ariko hari na gahunda ya ejo heza. njye mbona ari ubukangurambaga bwo kuzamura ejo heza mu buryo buri indirect, mu buryo buziguye, kubera ko abantu bazatinya ibi ngibi ariko bigiye muri ejo heza kuko iyo nta kintu yazamuyeho kandi byose bigenzurwa na RSSB. Iki kintu rero icyo nkubwira ni ikintu kimwe, RSSB mukuri kwiriye gushyirwamo itoroshi nini cyane, kuko yagiye igira ibibazo byinshi guhera kuri hari yitwaga bagaperi kuza kugera kuri wa mudamu kuza. Ibi bibazo bimwe na bimwe abantu bashobora gutekereza hari ibyo regisi y'inheritinze ibibazo byinshi, ariko nanone nawe narebe ntateze ibindi byinshi. Seriously ni ibintu abantu bagomba kumva. Iki cyo kirakomeye kuko niyo mpamvu bagiye bagitinze imyaka yose. Subhanallah, ndabikubwiza ukuri, ni umwanzuro utinzweho imyaka 12. Icyo dusaba rero uyu munsi wa none, ubu ni ubuzima bw'igihugu turimo gukina nabwo. Nitutitonda we are creating our self destruction. Hano hari umuntu uvuze akantu ngo ubuse muri za 62 80 idolari ntago ryarenzaga ibiceri 30-40, ubu rigeze hafi ku 1500. ubwo se kugereranya ibyo bintu kabifatiraho icyemezo koko murumva ari byo? Uyu munsi ngenda ndasaba simbizi aba bantu izi narabonye z'u Rwanda zijya zemera gukora ama open debate, ariko KNC hari ikintu urimo kwibagiza. Ndibagiza iki se ko nanjye numva nacanga n'iki? Kubera ko iyi ni decret presidentiel, ariko ninde uzayivugaho? Bari abantu bari abasaza bashobora kwa advisinga urwego urwo ari rwo rwose mu bunararibonye bwabo. Ntabwo icyo nakubwira cyo perezida wacu we ntabwo nawe yafata icyemezo abona kigiye guteza ikibazo abaturage, sibyo? Ahubwo ikibazo mfite ni kimwe, abateguye ibi bintu wenda hari ibintu parametre nabyo bwabyo igitekerezo si kibi ku ruhande rumwe, ariko situation turimo ntabwo itwemera ko bishoboka. Ikibazo wakwa advisinga ku cyemezo cyamaze gufatwa cyangwa advisinga mbere yuko gifatwa. Ikibazo rero cyabayeho nibyo nakubwiraga yuko ibi bintu bikwiriye imikorere imeze nk'ubwiru. Navuze ikintu cyitwa transparency. Iyo ibintu biza kuba byaramenyekanye mbere wenda hari ibintu byinshi cyane byari gutangwa ibitekerezo, ariko let's wait and see, ariko ingaruka tuzazibona. Kuko ntabwo ushobora kumbwira ko umushahara uzagenda uzamuka, sibyo? Kugera muri 2000 na aho bigomba kuba umushahara ukazamuka, ntabwo bizakunda kuko ngenda kubwira reality market turiho. Icya kabiri, ntabwo ngaragariza inflation uko izabihagaze icyo gihe. Ntabwo ubwo iyo tuvuze inflation turana market ntuza zose uko zimeze, reality ntabwo tuzatugezehe. Ibyo ni ibintu tugomba kureba, izo projection zose zigomba kubarwa zikarebwa. Ariko uyu munsi wa none wanareba na purchase power y'abanyarwanda hasi y'abaturage bitewe naho bavana. Reka nkubwire wenda tuzagira umwanya uhagije. Hari umuntu unyibukije ikintu kuri izi nyubako za RSSB. Hari amazu y'amagorofa bagiye yubaka mu ntara, ni duke cyane ariko turahari bakayubaka Rwamaganiriyo, za Musanze, ariko barazigurishije. Zakoreshwa se? Oya ntago bazigurishije. Oya ahubwo ugasanga iri occupé ku bitarenze 20%. Nk'uyu nguyu ari Rwamagana yambwiye ati iyi nzu ya RSSB ikorerwamo n'abakozi ba RSSB gusa. Etaje yose ireshya kuri ye ifite icyo navuze. Ayo ni amakosa yakozwe mu gihe cy'abagaperi. Ndavuga niyo mpamvu ko RSSB ikwiriye kuba accountable, ikagira n'abantu reporting aho mu mishinga yayo igiye gukora. Si ukuza ukazana umushinga ukawushyira hari uti ndiyo tureka dushoremo, ntabwo bikunda kuko ye n'amafaranga. Izo ni inyigo zakozwe nabi. Ese wakubaka inyubako nyine aho hantu mu ntara uzi ngo bazayikodesha ni bande mu gihe ibigo byinshi bikorera mu mujyi wa Kigali? Mwabiretse private sector kabari ko izo risk investment. Aya mafaranga niba yabaye menshi wayagurije amabanka kuri tori hasi bakatuguriza isoko ry'imari, amafaranga akamanuka tugakora. Rega n'ibindi byinshi yakora ikishimishe niba bashaka gukora iyo ntuza ya SM nabyo cyaba ari byiza cyane. Kuko uyu mu kwa gatatu ni byiza amafaranga bayacuruze mu buryo bwihutse apana kuyashora mu bintu bitazagaruka. Ibindi babirekere private sector y'Rwanda nabyo. Burase mutabaruka kugira ngo
chief editor ntadufashije yaradufashije cyane kuko iyo nama yari ayirimo ariko nanone rwose ushoboye kudutumirira umuyobozi wa RSSB aracyakeneye byinshi byo kubwira abantu. ndaza kumuvugisha rwose umuvugishe aze numvise aze no gusubiza tumubaze ingingo ku yindi uze no kureba na raporo ya auditeur icyo avuga kuri RSSB uze no kureba nuko uhere ku itegeko guhera muri 60 na urebe uburyo ryagiye riba amended n'ingingo zimwe zagiye zihindukamo zirebe ariko yavuze rwose ko ibintu bya RSSB batari ibanga. icyo nicyo dushaka ni ibya rubanda ni amafaranga y'umuryango aho ngaho niko rero please wakwigiye impuguke muri byo ariko umunsi none kujya ewana Angeli reka ngushimire nawe tugushimira